turabasuje cyane turabaramukije turizera muri amahoro turizera mumeze neza natwe turabaramutsa turi amahoro tumeze neza tunezezwa namwe iyo mumeze neza kandi muri kuduha comment munakora share mugakora like kugira ngo turusheho kumenya ko turi kumwe turabaramukije cyane nk'ibisanzwe tubaganiza ku buzima dore ko twabyemeje niyo nzira twahisemo kuko ubuzima bwiza ni inzira yo kuzabona nijoro kuko dukeneye kubaho neza mu isi kugira ngo tuzakomeze n'ubundi buzima nyuma y'ubu buzima. Rero uyu munsi tubazaniye imwe muri product z'ingenzi zidufasha gutuma twubaka umubiri wacu uko bigomba, bituma umubiri wacu umera neza. Uyu munsi hariho ikibazo gikomeye cy'ubwiyongere bw'imibyibuho ikabije, obesity, overweight n'ibindi bibazo byiyongera biturutse ku mibereho, biturutse ku mirire, biturutse kuri genetic factors cyangwa se uruhererekane mu muryango, biturutse se ku mihindagurikire y'ibihe, ikirere, ibyo turya, biturutse ku mirire. Imirire uyu munsi ibiribwa byinshi biri processed cyangwa byaranyuze mu nganda, ibitanyuze mu nganda se biba bikomoka ku matungo nayo yakoreshejwemo ibyavuye mu nganda, imiti itandukanye, hormones, ibintu biba byaragiye bihinduka bigakura vuba, za nkoko zikuze vuba, ingurube zikuze vuba, inka zikuze vuba. Abarya ibyo byose, inyama n'ibimera, imboga zakoreshejwe vuba kubera amafumbire atandukanye mvaruganda, ibyo byose biraza bikuzuza umwanda mwinshi mu mubiri wacu bigatuma tugira bimwe mu bibazo birimo n'ubwiyongere bw'ibinure, ubwiyongere bw'ibiro. Ibyo bijyana kuri obesity, bijyana ku biro byinshi cyangwa ku binure byinshi. Ibyo bikaba biri muri bimwe mu mvo n'imvano y'indwara zitandukanye uyu munsi zibasiye benshi kandi zihitana abatari bake ku isi, zimaze no kujya ku mwanya wa mbere mu guhitana abantu benshi. Harimo indwara zishingiye ku muvuduko w'amaraso, indwara zibasira imitsi y'amaraso, cardiovascular disease, indwara zangiza ubwonko, cerebrovascular, zikibasira imitsi y'ubwonko, ubwonko bugaturikamo imitsi, amaraso akavira mu mutwe, abantu bakagira stroke, muzumva abantu benshi bagwa muri koma. Uyu munsi dufite ubwiyongere ku isi hose bw'indwara zishingiye nyine ku mubyibuho, zirimo obesity, zirimo diabete, harimo n'izindi ndwara zitandukanye ziyongera, zirimo amakanseri, zirimo amakonstipation, zirimo ibibazo by'umunaniro ukabije. Ibyo bibazo byose ibyinshi bigenda byiyongera kubera icyo bita metabolic problems, metabolic disease. Ni indwara zishingiye ku mikorere mibi y'umubiri, ariko kandi akenshi zizanwa nuko n'ubundi hari ibyo tuba twariye bitameze neza, hari ibyo tuba twanyweye byuzuye amasukari, byuzuye ibihumanya umubiri mu by'ukuri, amasukari menshi, alcohol nyinshi, imyunyu myinshi. Turashaka kubagira inama tubabwira yuko nta kundi mu by'ukuri akenshi twabigenza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hari icyo twakora. Igisubizo kimwe mu cyo tubazaniye harimo iyo bita slimming capsule. Slimming capsule, iyi slimming capsule ni product igezweho, iri gukorwa kandi mu buryo buri naturel, ku buryo itagira icyo yangiza ku mubiri w'umuntu, ikadufasha kugabanya ibinure n'ibiro by'umurengera, itagize icyo ihungabanya ku mikorere y'umubiri, itagize icyo ihungabanya ku nyama zo mu nda, itagize icyo ihungabanya ku mibereho myiza y'ubuzima bw'uyikoresheje. Iyi slimming capsule igizwe na bimwe mu bimera by'ingenzi, dore yuko product zikorwa na company dukorana nayo. Izi product zacu nta ngaruka n'imwe kandi zose ziba zikozwe ku bimera, zikozwe mu bimera 100% hatiyongeremo ibindi binyabutabire bishobora kugira icyo byangiza cyangwa byongerereze impurite cyangwa imyanda mu mubiri wawe. Aha twanavugamo ko iyi slimming capsule yizewe ku ruhando mpuzamahanga n'ibigo mpuzamahanga byita ku buziranenge bw'ibiribwa n'imiti, harimo nka FDA na halal. Ego, ikindi niko bicishwa muri processes zitandukanye kugira ngo bibe biri accredited cyangwa bijye kugera ku isoko bifite umwimerere wabyo. Icyo yenda nicyo bamwe batajya basobanukirwa. Aha rero hakorwa ibintu byinshi birimo nk'ibyo bita ama practice atandukanye, harimo nk'ibyo bita GAP, Good Agriculture Practice, harimo ibyo bita GMP, Good Manufacturing Practice, harimo ibyo bita GEP, Good Extracting Practice, harimo ibyo bita GCP, Good Clinical Practice, GR na GSP, Good Supply.
practice, ni nayo mpamvu zitugeraho. Hanyuma mu buryo bazikoraho ubushakashatsi na development, hakorwa ibintu byinshi ariko byose bikirinda kwangiza umwimerere w'ibimera baba bakozemo iyi miti. Niyo mpamvu izi product, izi food supplements zibarwa nka supplements kuko ziza zunganira ibyo umubiri wacu ubura, kandi ziza zikemura ibibazo akenshi umubiri wacu uba ukeneye. Buriya kugira ngo umubiri akenshi urware ni kuba wagize ibyo ubura, uwagize ibyo utakaza, cyangwa se uwagize ibiwinjirira biwutera uburwayi. Niyo mpamvu iyi slimming capsule ni new brand, ni nziza cyane, bayita nanone slimming cyangwa se amaigrissement capsule. Zifasha mu by'ukuri mu kuzamura imikorere myiza y'umubiri, ifasha gutakaza ibinure byose umubiri udakeneye, umubiri ugasigarana ibinure by'ingenzi ukeneye kugira ngo ukore neza. Iyi slimming capsule rero ni nziza cyane ku bantu bashaka kuringaniza ikigero cy'ibiro bifuza, igafasha cyane abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije cyangwa se ibiro byinshi, ikongerera kandi ubuzima bwiza no kugabanya ibinure by'umurengera ku bantu bafite obesity. Ni nziza dore ko igizwe n'ibimera birenga 6, ibimera 6 bikomoka mu buvuzi gakondo bw'Abashinwa, hanyuma bigakorwamo uyu muti hifashishijwe tekinoloji igezweho y'Abanyamerika. Ni ukuvuga ngo tekinoloji igezweho y'Abanyamerika ikoreshwa mu gukora umuti witwa slimming capsule hifashishijwe ibimera dukomora mu buvuzi gakondo bw'Abashinwa bita TCM. Ntabwo ari ibya marketing, ni ukuri, kuko icyicaro gikuru gikora ubushakashatsi Research and Development Center iherereye Michigan muri Amerika, hanyuma production base yayo ikaba iri mu Bushinwa. Hanyuma bagakora iyi product, nubwo muyibona akantu kameze nk'ikawa, bakuramo icyo bita caffeine. Iyi caffeine iba imeze nka excita, hanyuma hagasigara coffee iri natural, igizwe rero n'ibi bintu by'ingenzi. Igizwe n'ibyo bita semen cassia, feuille de lotus, myrrhe, aubépine, néoli, jasmine na rose. Barimo nanone na coffee y'ingenzi. Iki gihe rero iyo uyikoresheje extrait de café vert, extrait de haricot blanc, extrait d'agricus biscopulus, extrait de semen cassia, extrait de Frio monebrensis, extrait de myrrhe, extrait de Phlox catagi, extrait de Citrus aurantium, poudre de Ladex powellnia laboatae. Izi product cyangwa se ibi bimera bikomoka ku bimera bikoreshwa mu buvuzi gakondo bw'Abashinwa, n'ubundi birazwi mu kuvura cyangwa birakoreshwa mu kuvura kuva mu myaka irenga 200 imbere ya Yezu Kristo. Mu Bushinwa bafite igitabo kirimo ibimera bakoresha mu buvuzi cyangwa byakoreshwaga mu buvuzi gakondo kuva muri iyo myaka. Ni ibimera bizwi, nibo bantu bafite ubuvuzi gakondo bumaze imyaka myinshi kandi bukaba bwaranditswe, bukaba buzwi, bukaba bunemerwa ku ruhando mpuzamahanga. Ni nayo mpamvu tekinoloji y'Abanyamerika yajyanwe cyangwa se yakoreshejwe n'umunyamerikakazi akaba n'umushinwakazi Professor Demingli, bayifashije mu gukora utu tunini twa slimming capsule. Utu tunini tukaba ari utunini twiza cyane, birahagije gukoresha utunini 2 inshuro imwe ku munsi, ukayikoresha mu gihe cy'iminsi 30. Nyuma ho minota 30 maze gufata petit déjeuner, ugatakaza ibiro byinshi cyangwa se ibiro bikwiye umubiri wawe ukeneye. Bimaze gutakaza ibiro wari ukeneye urekeraho, kandi umubiri ntabwo ukomeza kubitakaza nyuma yo kuyikoresha, cyangwa se ngo nyuma yo kuyikoresha ubyibuhe cyane. Nk'ibisanzwe ni byiza ko tukugira inama ku buzima, ni byiza ko tugufasha gusobanukirwa n'uko umubiri ukora. Nyuma yo gutakaza bya biro ukomeza kurya neza bisanzwe, ukanywa neza ibyo kunywa, ukabaho nk'uko byari bisanzwe, ukirinda n'ubundi kugira ngo utongera kongera ibiro byinshi, kwirinda kurya ibibyibushya cyane ku kigero kitari ngombwa, ariko ubundi ntacyo bihungabanya ku mikorere y'umubiri wawe. Umubiri wawe ukomeza gukora nk'uko byari bisanzwe. Hanyuma slimming capsule ikadufasha gutakaza ibiro mu buryo bwiza, cyane cyane kwidufasha gutakaza ibinure byinshi biba biherereye ku nyama y'inda, ku nyama z'ibicece, ariko kandi n'ibinure biba biri mu miyoboro y'amaraso. Dore yuko ibyo binure, ubwoko bubi bw'ibinure bikunze kwipakira ku mitsi y'amaraso, ibyo bita low density lipoprotein, ni imbarutso y'imfu nyinshi, zirimo impfu zihitana abantu benshi z'umutima, impfu z'umutima,
impfu zishingira ku guturika k'udutsi two mu bwonko, impfu zishobora guterwa n'ibyo bita ambola cyangwa embolisme, aho ibinure cyangwa se ibipfundo by'amaraso, ibibumbe by'amaraso cyangwa by'ibinure bishobora kugenda bigafunga imitsi, yaba imitsi yo ku mutima, imitsi yo ku bwonko se. Ibyo birahangayikishije cyane kandi bigenda byiyongera. Izo mfu ziraniyongera mu minsi ya none no mu gihe kizaza kubera ya mibereho twavuze mbere, kubera bwa bwiyongere bw'abantu bafite ibiro byinshi. Tunibukiranya yuko ubwiyongere bw'ibinure mu buryo budasobanutse ari kimwe mu bibazo bishobora gutera uburwayi butandukanye. Tugahora tubagira inama n'ubundi yo kwegera abaganga, kwegera inzobere mu buvuzi, inzobere mu nama z'ubuvuzi, abahanga mu by'imirire, kuza tukabagira inama. Kubaho neza rero ni amahitamo. Kubaho neza mu gihe cyose wari ufite ibinure bya bindi byaguteye kwiheba, wa mubyibuho ukabije, kwibona ukibona utishimiye uko umeze, Slimming Capsule yaje ari igisubizo. Slimming Capsule ni igisubizo cyiza, dore ko bayikoresheje baduha ubuhamya dukura ku bakiriya bacu budutera imbaraga zo kubwira ngo mu gihe ufite bimwe mu bibazo twakubwiye, mu gihe ufite umubyibuho ukabije, mu gihe ufite ibiro byinshi by'umurengera, mu gihe ufite umubyibuho ahantu ukabona ufite inda nini, ukabona ufite ibicece, ukumva se ucika intege, ukumva se ufite bimwe mu bibazo bijyanye n'umunaniro ukabije, ese niba ufite uburwayi bwa diyabete, uburwayi bwa hypertension n'ubundi burwayi bushingiye ku binure byinshi, niba barakubwiye ko ufite ibinure bibi bya low density lipoprotein cyangwa cholesterol mbi, Slimming Capsule ni igisubizo cyagufasha guhangana n'ibyo bibazo. Tugane, nimutubaze, nimutwegere, turahari ku bwanyu. Mwanaduhamagara mukatubaza ibyo mwifuza. Amagara mazima nibwo bukungu. Umubyibuho ukabije ni uburwayi. Ibiro byinshi bitera kumungwa, koroha kw'amagufa, umugongo n'ibindi bibazo bitandukanye. Nimuze tubafashe kubigabanya, mubeho neza, mugire amahoro.